Yesu ashimwe, haleluya, haleluya abana b'Imana. Twongeye kunezezwa n'Imana mu mutima kubana namwe hano kuri kamera zandi Umukristo TV. Amahoro y'Imana nabane namwe cyane. Tunejejwe no kusuhuza abari muri Afrika, Amerika, Aziya, Australia, imigabane yose igize isi. Bene data cyane bumva ururimi rw'ikinyarwanda, turabasuhuje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe cyane. Nejejwe n'Imana mu mutima no kongera kuganira namwe ijambo ry'Imana. Sadipa ko turi mu minsi yo kwitegura kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo, aricyo twita ngo ni Pasika. Pasika rero isobanura urupfu rwa Yesu no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi ng'abakristo tukaba dufite ubutsenzi, ni nacyo kintu tugomba gushimira uhoraho, Imana yacu igahabwa icyubahiro. Reka rero dusome ijambo ry'Imana tugiye gusanga hano mu gitabo cy'ubutumwa bw'isuku bwanditswe na Yohana, hano mu gice cyaho cya 19. turasoma dore ku murongo waho wa 31. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana turasoma duhereye ku murongo waho wa mu gice cya 19 ku murongo wa 31. Ariko reka tubanze dusenge Imana. Mana mucunguzi wacu Yesu Kristo, turagushimiye, izina ryawe niryubahwe, wabanye natwe kandi uraturinda ndetse utugirira neza. Ushima ko twagera kuri uyu mwanya, izina ryawe Yesu nirehabwe icyubahiro. Nugumane natwe mwami dukunda. Nejejwe n'Imana muri uyu mwanya gusengana na bashiki bacu na bene data badukunda kuri ndi Umukristo. Izina ryawe niryubahwe, data mucunguzi mwiza, ngatugirire neza, ubane natwe kandi ukomeze kudufasha. Kandi ijambo ryawe tugiye kuganiraho ribe ijambo ry'imbaraga, ribe ijambo mwami dukunda, ryongera kutwibutsa ndetse kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo, ryongera kutwibutsa gucungurwa kwacu ng'abakristo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngagomana natwe data mucunguzi mwami dukunda, udukurikira agabana umugisha. Data batwese mwiza udukurikira atabarwe nawe, kuko uri Imana y'urukundo. Ngatugire neza muri byose kandi udufashishe neza n'ibambe ryawe. Abarwaye iri jambo ribakize, abababaye ribahembure mu izina ryawe rikere mwami dukunda. Abari mu bigeragezo Mana ribatabarisha imbaraga no gukiranuka kwawe, kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Ngano bane natwe kandi fashe niko dusenze Imana kubwa Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen, 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 amen. Nguko maze kubatangariza, reka turebe ijambo ry'Imana hano muri Yohana 19:31. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Hatubwira ngo uwo munsi wari umunsi wo kwitegura Pasika, kandi abayuda ntibashakaga ko imibiri iguma ku musaraba ko isabato, kuko iyo sabato yari umunsi mukuru. Niko gusaba Pilato kubavuna amagufa ngo babamburwe. Abasirikare baraza babanza kuri umwe, baramuvuna amaguru, n'undi wari ubambanwe nawe bamugenza batyo. Ariko bageze kuri Yesu basanga amaze gupfa, ntibamuvuna amaguru. Ariko umwe muri bo amucumita icumu mu rubavu, uwo mwanya havamo amaraso n'amazi. Uwabibonye niwe ubihamya, kandi ibyo ahamya ni iby'ukuri, kandi azi ko ibyo avuga ari ukuri, ngo namwe mwizere. Kuko ibyo byabereye kugira ngo ibyanditswe bisohore ngo nta gufa rye rizavunwa. Byongeye kandi ibindi byanditswe biravuga ngo bazabona uwo bacumise. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana yacu nishimwe cyane. Dushingiye kuri iki cyanditse turabona neza ijambo ry'Imana ni ukuri, kandi ibyahanuwe burya byari bigomba gusohora kuri Yesu Kristo. Muzirikane ko Yesu akivuga iby'urupfu rwe, akivuga uburyo bagomba gusenya urusengero, wakarwubaka mu minsi 3 yonyine. Bamwe mu bayuda n'abafarisayo ntibabisobanukirwa, ariko yavugaga ibyo gupfa kwe akamara mu kuzimu cyangwa se mu rupfu iminsi 3 akazuka. Icyo gihe yari kuba yubatse
urusengero rukomeye cyane rwo ku mitima yacu, urusengero ngendanwa. Mu minsi yashize nahise gutambutsa ijambo ry'Imana rivuga insengero 5 ndetse zanditse amateka mu isi. Urwa mbere ni urwa Mose mu ihema, urwa kabiri ni urwa Herode, urwa gatatu ni urwa Salomo, none urwa kane rwubatswe n'umwami ndashobora neza kwibuka izina, ariko urusengero rwa gatanu ni urwo Yesu yubatse. runo rusengero rwo kujya ku musaraba agapfa, rupfu rukamumarana iminsi 3, ku munsi wa gatatu akazuka, ariko yamara kuzuka akivugana insinzi, agatangaza itangazo rikomeye cyane ngo dore nanesheje urupfu, isi, umubiri na Satani. Mana yacu ishimwe cyane, urupfu ngo narunesheje. Ayo ni amatangazo Yesu yatangaje, aravuga ngo warupfuwe, kunesha kwawe kuri he? Imana yacu ishimwe cyane. Aho ngaho Yesu yaramaze kunesha urupfu, isi, umubiri na Satani yaramaze kubyivugaho hejuru, azamukanye ibendera. Satani amaze kumwambura ifunguzo, amaze kumuboha, amaze kuvuga ngo warupfuwe, abo watwaye hereye none nibarekurwe, abapfiriye mu kwizera nibazuke. Aya ni amatangazo Yesu umucunguzi wacu yatangaje amaze kuzuka. None rero bwoko bw'Imana wo dukurikiye, we mushiki wanjye na mwene data, uru rusengero rwa gatanu ni urwo kuzuka kwa Yesu Kristo. Uru rusengero yaravuze ngo ni urusengero ngendanwa, ni urusengero ngendanwa, uru rwo ku mutima yacu. Abakorinto nabo baranditse baravuga ngo ndi muzi yuko muri insengero z'Uwiteka niba umwuka w'Imana aba muri mwebwe. Mana ishimwe cyane, abari mu mwuka w'Imana, Imana nihabwe icyubahiro. Niba koko umwuka w'Imana aba muri wowe, nawe urusengero rw'Imana. Uru rusengero rero ndirufungwa n'ibihe, uru rusengero rero ndirufungwa nuko rutujuje ibyangombwa, uru rusengero rero ndirufungwa nuko nda parikingi ihari yo guparikamo, uru rusengero rero ndirufungwa n'amapave, uru rusengero rero ndirufungwa n'ibigega. Uru rusengero rwa gatanu tugendana mu mitima yacu. Ndi hano mu Rwanda n'abantu ufite, ndi muri Afurika n'abantu ufite, ndi muri Amerika n'abantu ufite, ndi muri Aziya n'abantu ufite, aho n'abandi hose mu migabane yose igize isi. Urusengero ngendanwa, mu bazungu narugendana. Mana yacu ntabwo cyubahiro, urusengero ndaruryamana, ngarukangukana, ngajya mu murima, ngajya ku kazi. Uru rusengero ngarugendana. Icyangombwa ni ukuba Yesu Kristo, ijambo rye rikabwira muri twebwe, Imana yacu igahabwa icyubahiro. Imana yacu tugirire neza. Uyu Yesu rero kuri uyu murongo waho wa 35 haratubwira ngo uwabibonye niwe uhamya ibyo, kandi ibyo ahamya ni ukuri, kandi azi ko avuga ukuri, ngo namwe mwizere. Haleluya, Mana yacu ishimwe cyane. Uyu nguyu ni Yohana. Uyu nguyu yari umwe mu bantu bakunze kwegera Yesu cyane. Bundi abigishwa ba Yesu, ku bantu mubizi, abigishwa ba Yesu bari 12. Abangaba 12 burya bari mu byiciro. Iyo Yesu yabaga ashaka gukora ibintu bidasanzwe, ibintu bihambaye, hari timu yafataga, timu y'abagabo 3, umwe witwa Petero, undi witwa Yohana, n'undi witwa Yakobo. Bano bantu rero ko ari 3, Yesu yakundaga kubakoresha biruti by'abandi. Mana yacu nishimwe cyane. Kandi bano bantu 3 ni nabo babonye imbaraga z'Imana isumba byose, ni nabo babonye ibitangaza byinshi, ndetse babonekewe navuga ngo kurusha abandi. Imana yacu twegere cyane. Uyu rero ni Yohana wanditse, cyangwa se niwe wavuze ibi ngibi. Aravuga ngo njyewe ibyo mvuga mbihagazeho. Ibyo urupfu rwa Yesu nuko nguko byagenze, bari ku musaraba, kuko isabato ntabwo yari igomba gutangira abakiri ku musaraba. Iteko ryavugaga ko isabato igomba kwinjiramo nta muntu uri ku musaraba, bakaba babakuyeho. Ngo uwa mbere bamuvuna amaguru, n'uwa kabiri bamuvuna amaguru. Ariko bageze kuri Yesu Kristo umucunguzi wacu, we ngo basanga amaze gutanga. Basanze amaze gutanga, baravuga ngo no kumuvuna amaguru ndumva ntacyo byaba bitwaye, ntacyo byaba bivuze, mushake mu byihorere. Ariko ibyo byabereyeho kugira ngo ibyanditse bisohore. Mana yacu nishimwe cyane. Byari byarahanuwe ko ndagufa rye rizavunika. Mana twegere kandi tindane natwe cyane. Ndivugira cyane ku by'urupfu rwa Yesu, kuko turi mu minsi ya Pasika. Mana yacu ishimwe cyane, turi mu cyumweru cya Pasika, ndetse mu butsinzi bwacu ng'Abakristo. Mana yacu nihabwe icyubahiro. Uyu Yesu rero ibyahanuwe biba
birasohoye. Bimaze gusohora noneho ngo wari umusirikare wari hafi ngo arihuta cyane, aravuga ngo ubwo tutamuvunnye amaguru reka ze mucumite cumu ubundi birangire. ngo amucumise cumu, Bibiliya itubwira ko ngo umusirikare wamuteye icumu ngo wari afite ijisho ritabonaga neza ryari ryarapfuye, ngo amaraso atarukiye muri ryo rya jisho rihita ko rirareba, rihita ko rirabona. Bivuga ngo mu mibabaro ya Yesu namwe abantu bakiriragamo no kumushinyagurira ririya kamba ry'amahwa hari icyo byasobanuraga, kumutera ririya cumu hari icyo byavugaga, kuva amaraso mu rubavu n'amazi hari icyo byavugaga, umubatizo ndetse n'umubatizo wa Yorodani icyo nicyo bivuze. ndetse ikindi nanone icyo byasobanuraga ariya maraso ni ugucungurwa. abantu twari tubonye umucunguzi, Mana ntihabwe icyubahiro. iyo twosemo ayo maraso dukizwa ibyaha byose, dukizwa kamere, dukizwa karande, dukizwa mivumo, dukizwa imitongerano. iyo twosemo ayo maraso ubusambanyi buragenda, iyo twosemo ayo maraso ubusinzi turabyihana bigakunda, iyo twosemo ayo maraso ibyaha byose bituvaho, Imana igahabwa icyubahiro. bana b'Imana kandi inshuti za Yesu, ubwo rero bana b'Imana kandi inshuti za Yesu, uru rupfu rwa Yesu no kuzuka kwa Yesu Kristo bitwereka imbaraga z'Imana, bitwereka kwera kw'Imana, bitwereka ibitangaza by'Imana isumba byose, kandi bitwereka ko Yesu ko adahinduka, uko yari ari ejo n'uyu munsi ko ariko akiri. Mana yacu twegere kandi tugirire neza. ndagira ngo nibwirire abakristo bamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ijambo ry'Imana rigendera muri bo. iyo Yesu ataza kuzuka uyu munsi nda jambo tuba dufite, iyo Yesu ataza kuzuka uyu munsi tuba turi bandi tuba twitwa andi mazina, ariko turashimira Kristo wazutse uyu munsi akaba abana natwe mu buryo bw'umwuka. Mana yacu twegere kandi tindane natwe cyane. dukomeze n'ijambo ry'Imana tugana ku musozo mbe bana b'Imana. hanyuma y'ibyo haza Yozefu w'Umwarimataya, nawe yari umwigishwa wa Yesu ariko rwihishwa. buriya mu kibazo nimubonera inshuti, nimubonera n'umwanzi. kandi nanone mu kibazo Imana iba yarateguye umuntu uzagufasha ugeze mu bihe bibi. uwo muntu Imana yaramuteguye. uyu Yozefu w'Umwarimataya mu by'ukuri ntabwo yagaragaraga mu bigishwa bara 12 cyangwa se ba Mariya Magadalena na ba Marita n'abandi ngabo, ntabwo baboneka, ntabwo Yozefu yagaragaraga ngo, ariko ngo yari umwigishwa wa Yesu rwihishwa. Mana yacu tugirire neza. nawe ungurikiye, hari inshuti Yesu yagusigiye rwihishwa. hari abantu bazaza hari ikibazo, hari abantu bazaza ibintu bikomeye kugira ngo bakubere umurengezi, bakubere umutabazi. n'icyo gihe wowe ubwawe uzaba utabona, wowe ubwawe uzaba uri mu situasiyo iteye ubwoba, ariko hari umuntu Imana yateguye azaza akazagufasha, akazakuzahura muri icyo kibazo, Uwiteka akihesha icyubahiro. bana b'Imana, uyu Yozefu rero, uyu Yozefu ngo yari umwigisha wa Yesu ariko rwihishwa, ariko aza kugaragara kuri uriya munsi Yesu yari ku musaraba, aza kugaragara kuri uriya munsi urupfu rwa Yesu rwari rwamaze gusohora. ngo mu gihe Yesu yagombaga gushyingurwa mu cyubahiro, abigishwa b'imbere bari bakwiriye kubikora, ngo ntibare bari hafi aho, kandi iyo ntibari bari hafi aho ngaho ngo bamushyingure mu cyubahiro. ngo kandi iyo hatabonekaga usaba umurambo ngo ushingurwe, ntabwo Mariya yari kubibona, nta nubwo yari kubona imva irangaye. ariko kuko hari abantu Imana yateguye b'abanyacyubahiro muri leta, bafite igikundiro, bavuga ari ikijyana, abo ngabo nibo baje basaba kumanura cyangwa se kururutsa umurambo wa Yesu Kristo. Mana yacu tugirire neza cyane. nuko Imana ikoresha Yozefu Umunyarimataya na Nikodemu muri kiriya gihe cy'ibibazo, muri kiriya gihe abigishwa bari bagiye, nta n'umwe uri hafi, bose bafite ubwoba. Imana yahagurukisha abagabo babiri, umwe ni Yozefu, undi ni Nikodemu.
bano bagabo bombi Imana irabahagurutsa. Bano bagabo bombi icyo bari bahuriyeho ni ukuba bari abigishwa ba Yesu, ariko rwihishwa. Umwe ndi yarazi undi, none ndi yarazi undi, ntabwo bari baziranye, ariko bari bafite ukuntu baziranye na Yesu. Yesu nawe yari afite ukuntu abazi. Abangaba rero babiri ngo bajyana intumbi ya Yesu bayizingira mu myenda y'igitare hamwe n'iyo mibavu. Yosefu na Nikodemu bari bazwi mu bigishwa ba Yesu. Bari bazwi mu bigishwa ba Yesu, nibo bakoze umurimo ukomeye mu bihe bikomeye. Imana yacu tugirire neza. Nawe hari abazaza bagakora umurimo ukomeye mu bihe bikomeye utatekerezaga. Hari abazaza, hari Imana yateguye bazakuvugira mu rubanza, hari Imana yateguye bazagusura kwa muganga, hari Imana yateguye bazagusura muri gereza. Babandi utakekaga, abo ngabo Imana izabazana, kuko uzaba uri mu gihe kigoye kandi Imana izi. Iteka ryose Imana igitegura abantu bo kugufasha mu gihe cyose wageze mubi kugerageza. Icyamba rero Imana ikaba gutegurira mushiki wanjye nawe mwene data. Imana yacu igabwa icyubahiro. Imana yacu ndabyikoresha abantu kubera ko bamenyereye umurimo runaka cyangwa bazwi cyane, ahubwo yesigariza n'abandi wowe utazi. Hari abantu utazi bazaza kugutabara mu gihe cya nyacyo. Abo ngabo Imana irabazigama bakaza. Abo ngabo iyo baje bakora icyo basabwa gukora kubera Imana. Yosefu niwe wasabye umubiri wa Yesu awukura kwa Pilato. Pilato yari umugabo utavugirwamo, ariko kuko habonetse umugabo nawe umunyacyubahiro witwa Yosefu ndetse nonde witwa Nikodemo, abangaba baraje. Pilato ababonye abubahira icyo bari cyo. Nikodemo nawe azana imibavu yo kuwusiga. Nubwo bafatanya kuwuhamba mu mva ya Yosefu, iki ngiki nicyo bakoze. Bafatanije kuwuhamba mu mva ya Yosefu. Umwe azana imibavu, undi yaka umurambo, barawujyanana bafatanije bajya kuwushingura. Yesu ashingurwa mu cyubahiro n'abagabo b'abanyacyubahiro. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Iyo dukomeje gusoma amateka dusanga Yesu ndago yashinguwe n'abantu barenze 3-4 nabo ngabo, ariko bakomeye bo mu nzego zo hejuru. Bari bake ariko beza kandi bazwi, kuko abandi bose bari bagize ubwoba bavuga ngo oya, niba tubona ari twe tugiye kumushingura bari butugendeho. Abigishwa bonoho bari batandukanye, bari bagiye bavuga ngo twagendanye na Yesu, uwafashe fande wacu akica Yesu wacu, natwe ndabwo ari butugirira imbabazi. Nabo bari bafite ubwoba, ariko hagati aho Imana yari yarateguye abagabo babiri. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Yari yateguye abagabo babiri, umwe witwa Nikodemo, undi witwa Yosefu wo mwaremataya. Imana yacu nishimwe cyane kandi yahabwa icyubahiro. Reka rero dusoze hano. Inama nakugira ungurikiye ngo mu gihe abandi bacitse indege, ujye ugira umwete wo guhamya, wo guhagarara mu cyuho kandi uhamye. Mana nihabwa icyubahiro. Nongere nsubiremo, mu gihe abandi bacitse indege, ujye ugira umwete wo guhagarara mu cyuho uhamye Kristo, uhamye ibyo Imana yakoze, uhamye ibyo Imana yakugiriye. Mana yacu tugirire neza. Turabashimiye kudukurikira kuri Ndi Umukristo TV. Amahoro y'Imana nabare namwe cyane. Imana ikomeze ibambike imbaraga. Reka dusengane. Mana turagushimiye, izina rye niryubahwe. Wakoze imirimo n'ibitangazo bana natwe, uraturinda kandi uratwemera. Kunda ko twagera kwa masaha, bamwe ni mu gitondo, abandi ni mu ijoro, ariko muri ibyo byose data abo twese uraho. Turagushimira ko wabanye natwe, izina ryawe nirishimwe. Yesu mwiza, uze nanone uzukire muri twe mwamudukunda. Wongere kureba ibicumuro byari bitangiye kutwinjirira, wongere kureho indege nke zitangiye kutwataka. Tugirirwe neza nawe, udukirize indwara burya nazo rimwe na rimwe zituma tudahamya neza. Data mucunguzi mwiza, umubiri wacu wubakwe, umwuka wacu urindwe. Data wa twese mwiza, kuko uri Imana nyembaraga. Ngadufashe muri byose, turinde kubyineza n'imbabazi zawe. Niko dusenze Imana tuyiringiye kubwa Data wa twese, Mwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Amahoro y'Imana nabane namwe cyane, hereye none kugeza iteka ryose.
amen amen amen.